Ndangurura bigwi niyarutuhi Garagane nyirurugega ruvuga nkindamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ryicwehe Nakamanangahe yewe ga yaragiye no kwa musinga wehe wizakorenda wehe gahora n'Imana mbega musinga rwizakorenda nkitiya turi ni mu Rukare imbere y'ingoro yahoze ari umwami Mutara III Rudahigwa. Mutara Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu kwezi kwa Werurwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 11. Yima ingoma ku 16 Ugushyingo 1931. Atanga kuri 25 z'ukwa Karindwi 1959. Ku ngoma ye yakoze ibintu byinshi ariko afatanyije n'abandi birumvikana. Ariko ubu ngubu tugiye kubabwira bibiri gusa kubera ko bifitanye isano n'imibereho ya buri munsi y'abaturage. Tugiye kubabwira uburyo yateje imbere amariba ya Mutende n'uburyo yarashingwe yabazaga abaturage baho gusinzira. Amariba ya Mutende ngo yaba yarafukuwe bwa mbere n'umwami Mashira w'Induga. Iyo tukaba tubisanga mu gitabo cya Coupe na Kamanzi cyitwa Récit historique Rwanda cyasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1960 Terivurene. Nyuma yo kuvuga ko Mashira yimye ingoma, icyo gitekerezo gikomeza kigira giti yimye ingoma atunga Induga ayibamo umwami atura kuri Nyanza n'umuntu wa Nyanza washinze Mashira ubwe ya Nkuba ya Sabugabo niwe wubatse ku murwa wa Nyanza afukuza amariba abiri ahitwa Buhanga niho bita ku Kivumu munsi y'Abahinde afukuze irindi ryitwa Mutende ndetse ajya no gupfa yatangiye kurisiba n'ubu biracyuhirwaho ariko mu kanya gatoya kuko hasigaye umugende waryo gusa. Iki ni igitekerezo cya 6 mu bitekerezo 20 banditse muri icyo gitabo. Mu rwego rwo kumenya no kubungabunga umurage w'umuco w'u Rwanda twaje ahangaha ahahoze amariba ya Mutende kugira ngo abahatuye batubwire amavu n'amavuko y'ayo mariba cyatumye amenyekana mbere na mbere amavu n'amavuko yavutse gute yabayeho gute yaremwe nande ninde watumye abaho afatanyije n'abande hanyuma tumenye akamaro ayo mariba yagize tugire tumenya n'akamaro k'amariba muri rusange hanyuma barandatubwira ikiza babonagamo cyakongera gukorwa n'ubu ngubu kikaba cyatuma ubworozi bw'inka bwa hano bongera bugatera imbere ndetse bukaba bwanarushaho. Abaturage twahuriye ahangaha kandi bahatuye tugiye guhera kuri Ntaganira Aloyizi atubwira ibyerekeye amariba ya Mutende ariko mbere nifuza ko yabanza akibwira abamureba n'abamwumva ndetse byanashoboka akatubwira n'igisekuru cye n'uburyo azaya amariba. Nitwa Ntaganira Aloyizi nkaba mvuka mu mudugudu wa Rugarama akagari ka Kibinja umurenge wa Busasamana akarere ka Nyanza. Igisekuru cyanjye nitwa Aloyizi wa Rubango rwa bakora ba Muneza wa kumuntu wa Mujyambere. Nkaba rero amariba ya Mutende nyazi ari amariba
yatugiriye umumaro, inka zacu zabagaho neza. Ariko ayo mariba yaje kugirwa n'umwami Rudahigwa. Rudahigwa araza arayabungabunga, ayadukorera ibintu byose, ahashyira ibyuma bikazamura n'amazi, amazi meza y'umunyu. Inka zarayanywaga zikima vuba, ntizigire uburwayi, nta nzoka zarwaraga, ntabwo twari tuzi kuvuza. Ariko aho umwami Rudahigwa atangiye, ntabwo twabonye indi leta yabashije kongera gukurikirana amariba ya Mutende. Amariba ya Mutende rero tukaba nk'abaturage batuye hano mu Mutende twifuza, tunasaba leta y'ubumwe ko bakongera bakayadufukurira, tukongera tukajya tuyavoma, kuko wenda inka zacu twazishyize mu biraro, tukavoma amazi tukazishyira, inka yayanyweye yima vuba, ibyara vuba. Ayo mariba yashokagwaho n'amoko menshi, abaturage bashoraga baturukaga impande zose zo mu z'igihugu cyacu, cyane cyane za Kigoma, ahitwaga Ntyazo, ahitwaga Nyabisindu. Kera akarere ka Nyanza bakitaga kera zari amakomini za Nyabisindu, noneho zikaza kunywa hano. Hakaba rero hari wabaga ahagarariye iriba yitwaga Kaberuka. Kaberuka, inka iyo zanywaga yabaga ari hafi yaho, n'ayo mariba akaba ayari hafi, akayabungabunga, agashoza izituruka Inyamure, agashoza izituruka Ikigoma, agashoza izituruka Nyabisindu, n'izituruka za Ntyazo hepfo aho ngaho. Mukanya uvuze ko ngo Rudahigwa yabungabunze amariba. Kubungabunga amariba nuvuga ko yari asanzwe ahari cyangwa niwe yafukuje bwa mbere? Amariba yari ahari, ariko Rudahigwa yashyizeho ni nka komasiyo yo kugira ngo ayabungabunge. Yateye inkunga mu buryo bushoboka, atuzanira ibyuma bya kijyambere byajyaga binadahira, bakaraga amazi akazamuka ava yari yarashyizemo akamoteri, amazi akazamuka ajya mu bibumbiro akoreshejwe. Hari icyuma bakaragaga, amazi akazamuka akinjira mu bibumbiro, inka zikanywa neza. Ni kuki amariba yari akunzwe cyane? Amariba yari akunzwe kubera ko yari afitiye abaturage bahatuye umumaro yari abafitiye. Inka zahanywaga yamaraga amezi angahe ikaba irimye. Ubundi inka zaho zakundaga kugira ubwoya bwiza, zikororoka kandi zikagira n'amata, kandi ntizigire n'uburwayi. Icyo kintu rero cyashimishaga aborozi buhiraga kuri iryo riba rya Mutende. Ubundi bene iryo riba ritaniye he n'umugezi usanzwe? Iryo riba ritandukanye n'umugezi usanzwe kuko rifite amazi ryihariye aryohera inka. Ayo mazi yaryo yari arimo nk'umunyu, atari uyu munyu nk'uwo duteka, umunyu w'amazi y'iryo riba rya Mutende ryari ryifitiye amazi aryoheye inka, mbese inka zayanywaga zamererwaga neza cyane. Ubundi inka yabaga yashowe mu iriba rihiye, yarangwaga n'iki? Yarangwaga no kuba ifite umubiri mwiza, ubwoya bwiza. Inyana yabyaraga iyo yimaga, kuko zimaga vuba, iyo yabyaraga nayo ntiyararaga hasi, nayo yakuraga vuba, nayo ikongera ikabyara izindi. Ugasanga abaturage bafite ubworozi kandi batavunitse cyane, kuko ayo mazi yari afite umumaro cyane. Bigize kutubwira ngo umuntu ngo umutware w'ayo mariba, yego, harya ngo ninde? Ni Kaberuka. Kubera iki bagomba kubashyira umutware? Yagira ngo aharindire umutekano, kandi na za nka
kuko we yari afite umuti iyo zarenzaga zanyweye amazi menshi yazishyiragaho umuti zikaganga y'amazi ntihagire inka yaba yasandara kuko iyo zanywaga zikarenza aramutse arangaye gatoya inka yarashwanyukaga yes. none se ko hazaga inka zivuye hirya no hino ubu ntizaharwaniraga? Habaga n'amapfizi habaga n'icyo ariko umutekano wabaga uhari. Ayo mapfizi iyo zamaraga gukuka no kurwana amapfizi aho yahuriye nyine zararwanaga amapfizi yaragiraga. Ariko noneho hakaba hari isekurume y'intama nayo reka nyikubwireho. Isekurume y'intama y'umusaza witwaga Bakame hano imukoni nyine muri Kigoma. Iyo yahashokaga iyo sekurume yari ifite amahembane, za mpfizi zose zarekukaga amahembane. Amahembe yari igondoye amahembe ku ruhande rumwe abiri no ku rundi abiri, ihembe rikagenda ryigonda ku rindi. Ubwo urumva icyo gihe rero iyo sekurume nayo zarayibonaga impfizi kuko yasekuraga impfizi ikagwa hariya, impfizi zigatangira no gutatana ntizinegerane ngo zibe zanarwana, ahubwo iyo ntama niyo yari umutware w'izo mpfizi tubirebye neza. hanyuma uretse izo nka abantu baje gushokera inka zabo iyo bahuraga ari benshi barwaniraga gutangira kubanza kugira ngo atanga undi cyangwa bagiraga umurongo bakurikira? Urakoze cyane. Wa musaza wabaga hari yabaga azi abantu baje mbere gufata amazi, waje gufata amazi imbere yagendaga bakurikiranya. Uwa mbere amashyi aturuka hariya, amashyi aturuka Ikigoma, amashyi aturuka hariya, akagenda abanza uko bagiye baza gufata amazi. Kandi noneho rwose ugasanga abantu baranezerewe bakaganirira ibiganiro ari byiza, ndetse n'ibyivugo bakivuga bakaganira ugasanga ari byiza. Bamwumviraga bose? Baramwumviraga kuko niwe wasaga nk'uwatowe mu muryango wagombaga kurinda iryo riba. Yego. Yashyizweho n'imiryango cyane. Ntabwo ari umwami? Oya, ntabwo yari umwami, ntabwo ari umwami wamushyizeho, n'imiryango yamushyizeho. Urakoze. Yego. Niki cyatumye iri riba risiba? Iri riba rero ryasibye amariba yacu ya Mutende yasibwe. Baje gukora imihanda bakora bashyiramo za kaburimbo, amazi aza kuyoboka aramanuka aza ari menshi, niyo yaje atinda muri ryabuye muri rya riba kubera ko amazi bayahaye inzira, aje ayobera aho iriba riri abariyo adusenyera iriba. Mu bakoraga imihanda icyo gihe igihe babyitaga ni Batinyora niki Batinyora Batinyora. Yego. Hanyuma se kuva aya mariba amaze gusenyuka hari igihombo mwabibonyemo? Twagize igihombo kinini kuko nta bundi buyobozi bwabashije kuza kongera kuzahura rya riba ngo bongere babe bayafukura twongere tugarure amazi. Ubwo inka zacu zaje kubura amazi zari zimenyereye, ariko hazaho no kuza kuvuga ngo inka nizijye no mu biraro. Inka tuzishyira mu biraro mbere yo kujya mu biraro. Yego, mbere yo kujya mu biraro ubwo ngubwo inka ntabwo zari zimerewe neza, zari zikibasha no kurisha imisozi, zigafata burubiyo zikarisha, zigafata akavumu zikarisha, zikisanzura. Ariko ubuzima bwazo ntibwongeye kubaho nk'uko zabaga zifite amazi ya Mutende zikiyanywa. Watugereranyiriza ubworozi bw'inka zo mu biraro n'ubworozi bw'inka z'icyo gihe zari zicyuhirwa amazi ya Mutende, babitugereranyiriza ukatubwira ikiza kirimo cyangwa se ikibi kirimo cyangwa icyo ikibura kugira ngo bibe byaba byiza kurushaho? Ubworozi bwo hambere muri leta za mbere twari dufite inka zari zifite ahantu zisanzuye, zabasha kurisha ahantu hagari, noneho zikabasha no kugira uwo mukamo kuko zarishaga imisozi abantu bari bataratura ngo bahinge ahantu hose bagire. Ariko noneho ubu ngubu ubworozi bw'iki gihe inka twazishyize mu kiraro, ariko habamo ingorane. Ingorane nk'izihe? Ingorane z'inka zo mu biraro
birumvikana zigomba kuba mu kiraro kubera yuko amasambu yabaye matoya. Nizo mbogamizi twagize, ariko tugifite ahantu zisanzuraga ku musozi byarushagaho kuba byiza. Muri gahunda za leta y'u Rwanda harimo iyo twita Girinka. Girinka Munyarwanda. Girinka Munyarwanda. Ubona iyo gahunda ubona hari icyo ifasha kubyerekeye iterambere ry'ubworozi? Turashimira perezida rwose waduhaye Girinka. Buriya ikintu yakoze cyiza, Paul Kagame yahaye umunyarwanda utaragiraga inka. Uwo munyarwanda iyo nk'ikintu nawe yamugejejeho, yabonye agafumbire, yabonye amata, nawe yabashije kumuteza imbere. Ikindi inka ziri mu kiraro buriya zifite umukamo, zigomba kuwubona bitewe n'uko zirira ahantu, zikabona ubwo bwatsi, zikabona izo sondore bakaziha, umukamo ukaboneka. Njya mbona ku bicuba hariya aho bagemura amata aboneka pe. Ariko turabishimira perezida wacu Paul Kagame, yatugiriye neza rwose, kuko umunyarwanda utarabashaga kugira aho yigeza bamaze kugira aho yigeza. Ahangaha mutuye muri no mu mudugudu cyangwa se mu kagari, hari abaturage babonye kuri izo nka, bahawe izo nka zo muri gahunda ya Girinka. Iyo gahunda inka barazibonye, tukaba dushimira perezida wa Repubulika Paul Kagame wahaye abaturage izo nka, zifite aho zibakuye naho zibagejeje. Hari umuturage utarabonaga agafumbire yarakabonye, yabonye amata, abana baranywa amata, nta ukirwajije bwaki, nta ngwingire, ntazo. Icyo rwose Kagame nacyo yaragikemuye. Tukaba tumushimira Paul Kagame, abaturage yabahaye inka bameze neza. Yego. Nyuma yo kumva Ntaganira Aloyizi, nagira ngo ijambo Ntakizimana Sumane natubwire ibyazi ku mariba ya Mutende. Murakoze. Ariko mbere yo kugira ngo tubwire icyazi ku mariba ya Mutende, twagira ngo amaza atwibwire, abwire n'abatureba n'abamwumva uwo ari we. Kandi hano bafite umuco mwiza wo kuvuga, barangiza bakavuga n'ibisekuru byabo, ubwo nawe agiye kubitubwira. Murakoze. Ni Twakizimana Sumane, mwene Nyamuhuku wa Muvunyi wa Karema. Ni biki aya mariba ya Mutende wayamenye ryari? Amariba ya Mutende Rudahigwa cyangwa wayamenye nyuma y'ingoma ya Rudahigwa? Yamenye mbyiruka, nasanze Rudahigwa amaze gutanga, ariko navutse mu 57. Ubwo rero birumvikana ko wavutse akiriho, ariko yatanze uruhinja. Hanyuma wagiye wumva bamuvuga, bakamuvuga. Niki kintu bakunda kuvuga kuri Rudahigwa cyane, kuko wagiye ubyumva bitanareba n'aya mariba? Rudahigwa ari umuntu w'umugabo cyane, ko n'ikivugo cye cyarabigaragaza, bamwitaga amazi, mwiteye imanzi. Yakureye abanyarwanda ibintu bikomeye cyane. Nk'ibihe? Ikintu cya mbere, nk'amariba ya Mutende yarabungabunze inka zigashoka. Ikindi cya kabiri, yaraniriye ubumwe bw'abanyarwanda. Hari inzara yigeze gutera, afata imbunda ye ajya kubahahira, yica inyamaswa bazanira. Iyo nzara ni iyihe? Iyo nzara sibyo ko nayibuka neza izina ryayo, ntabwo igeze uryumva? Sinyibuka neza ko nyumva hari inzara, abanyarwanda bashunze, akajya ajya ko guhiga inyamaswa. Yazihigaga hehe? Ipfuye mu mayaga. Nimo gipfira za Gisaka. Nimenye nuzaga za Gisaka, akabazanira inyama bakarya. Ubwo n'ibindi byinshi. Nkubitaye imanzi rwose, yakoze igikorwa kigaragara cy'umwami koko. Mwigeze kutubwira ko ngo hano kwiriba imfizi zaharwaniraga, inka zaharwaniraga. Izo mfizi zaharwaniraga zite? Ubwo zarwanaga nta bantu baziteranyije, zapfaga kwibwiriza zikarwana gusa? Wabitubwira muri make? Imfizi kuntu zarwanaga, ishimwe byabaga hariya, izindi zikabazira zigaturuka hariya. Y'abashuma batazijyaga hagati zikabatoroka, imfizi zikabatoroka, n'uri akarangara, ubwo zajya zisingirana zikarwana, kuko n'abazijyagamo
reka reka zaraguhitanaga usibye izo mfizi se bamavuga ni mushobora kutubwira izo arizo zari za bande zari zifite ba nyirazo bazwi zazihari umusaza mukuru wanjye abikubwiye hari imfizi hari ikibinge yitwaga Tutuba hari n'indi mfizi kandi yabikubwiye yaturukaga hariya za Gasoro nyuma ubwo zahuraga mbese nta muntu w'umworozi utagiraga imfizi kuko ntabwo yabaga ari umworozi yahatiraga imfizi nibo bavuga ko ni umworozi koko si ko mukomeza kuvuga ngo bari aborozi bakomeye ugereranyije aborozi b'icyo gihe n'aborozi b'ubu ngubu ugereranyije ko inka zanganaga aha ngaha icyo gihe nuko zingana ubu ngubu mubona bitandukaniye aho bitandukaniye usibye ko ubu ngubu aho turi hano mu Murenge wa Mutende mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana nta muntu ufite inka zigeze kuri 30 ariko kera umuntu yajyaga inka 30 40 akashyiramo abashumba babiri ko bari bafite aho zahuka urwuri zazo zahokiramo. Hari abantu mwibuka ari batunze inka nyinshi icyo gihe hano hafi haritwaga Mutunzi nabo batutuba hari n'umusaza wari utuye hakurya aha ngaha yitwaga Semayoga n'abandi basambura mu Gatare bari bafite inka nyinshi cyane. Muri iki gihe inka ziba mu biraro zinywa amazi avuye hehe? Zuhirwa si umuntu yavuga ko zuhirwa ko bazuhira ayo mazi aturutse hehe ameze gute? Wana akora kuvuga ko ari kuzuhira no kuzivomera kuko kuhira bajyaga waza kwiriba yafataga igicuba akagitera akagihereza undi agashyira mu kibimbi unoze ko ari ijerekani bakagenda bagashyira mu ibase wavuga ko ari ukuhira no gusondeka inka nako ari ukuhira fata ijerekani ukagoheza umwana tujya kuzana amazi y'inka akajyana ijerekani akaza agasuka mu ibase zikanyweraho. Hanyuma se ubu ngubu iriba rya Mutende aya mariba ya Mutende yongeye gufukurwa akongera akabaho hari ikintu yamarira hari inkunga yatera ubworozi bwa hano mu karere ka Nyanza cyane kuko amazi ya Mutende ikintu cya mbere twayashimiraga iyo wavumaga amazi wihirega nk'amazi ya Mutende nta nzoka zarwaraga urumva kandi yarazaga ikaza ifuha rwose ihogeye imeze neza ikaryama imeze neza yango kubera amazi ya Mutende. None se ubu ngubu uzafata akajerekani ugahinga ushyire mu ibase n'abana b'iki gihe avuga ati singiye ngiye kwitera umupira ntiwamuza kwidagadura ukafata akajerekani nk'umusazi ukayivomera ubwo se inka binywa amazi. Use murabona hakwiye ko kuba igikorwa cyo kongera gufukura ariya mariba tugize amahirwe Imana y'u Rwanda yadusekeye ikaza bakadufukurira n'iriba ryacu mwakunguka iki? Twakunguka byinshi nk'ibihe kuko ibyo niyo cyambere twakunguka izo nzoka nizasubira kujyaho usibye ko yega n'urubingo rutera inzoka kuko ntabwo ziba ziyahirira burya kera wajyaga uragira mu bisambu burya mu gisambu haba imiti myinshi zikiyahirira ariko si kimwe no kunywa amazi ya rubine cyangwa ya kano si kimwe n'amazi ya Mutende ariko tugize Imana tukava amazi ya Mutende niho twajya tubwira abana bakayavoma tukajyana mu rugo koko nawe ukibona urwuri rw'inka ariko kanywa amazi ya Mutende byadushimisha. Ubu se kuriba ryarangwaga no kugira urwunyunyu kandi muri iki gihe hakaba hari imyunyu igurishwa bashyira mu mazi yo kuvomera inka nk'uko mwabivuze. Ubu bivuze ko n'ubundi n'uwo munyu washakwaga muri iri riba n'ubundi uboneka mu mugezi muri iyo jerekani bazane bavuye kuvoma. Yegada uriya munyu rero burya umunyu ngugu wa kamere umunyu ngugu aya mazi yari afite umunyu ngugu ya kamere ni uriya rero tuvuga ngo turuhiye si kimwe yakada sibira tuzi bituruka he
hena byo bitera inka zacu inzoka. ariko amazi yangama muzi haturuka Aya tuba tuzaturuka. Ariko yandi ntimuyazi. Umunyu tumaze Ariko usibye inka nta kindi amazi yamaraga. Amazi unamaraga. Ari igihe uzi ko kera ngiye ngibyiruka. Wacu bajyaga bateka nk'ibishyimbo. Bagashiramo gikukuru. Ariko bavuga amazi yamutende bakabitekesha nta gikukuru bashyiragamo kugira ngo bishye. Bazaga rimeze nka gikukuru bishimwe begashya abana tukajya bihiye n'aba badata tukajya bihiye. Urakoze. Urakoze nawe. Nk'iyo ngwe yaje hari ikinene yamaze abantu irabamara ubwo baramuhuruza aza rwose neza nk'uko bamwitaga nkubito y'imanza aza kuko ari nkubito y'imanza abwira umugabo ati wa mugabo urabizi genda umvumburire iriya ngwe umugabo abanza no gutinya aratinya cyane tihumura agenda tikandi nkuri inyuma tihumura ntabwo nikaza ndakarasa umugabo agenda atitima rwose avuga ati ndapfa ati komeza ugende humura nkuri inyuma rwose aragenda ati fata ikibuye afata ibuye agira kujya atera muri cya gihuru ingwe irazamuka igihe kumucakira aba yayikubise isasu ingwe iragenda igwa nk'ahariya umugabo ati komeza ugende urore ati ingwe irimo irarora ati tanyica ati humura ukuntu yakundaga abantu rero yangwe yaravuze ati uko ndeba umuntu wanjye yatinye ati reka nze nkwereke yaraje afata yangwe arayikabakaba ati dore yapfuye ati nimuterure iyo ngwe mushyire mu modoka hariya ati yari yabamaze yakagoka ibyo uko yishingwe iyo ngwe aho ngaho hafi ya Mutende ku Gasoro tubisanga no mu kivugo cya Rudahigwa. Ikivugo cy'umuhigo cya Rudahigwa cyahimbwe nande na Munyangajo yagituye umwami avuye i Burayi ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 1949. yari amaze kumutura ikindi cy'urugendo rukitwa ngo urugendo rwa Mutara mu Burayi. Ibyo byombi biboneka mu gitabo cya Kagame Yegure Ntarungu cyasohotse mu mwaka wa 1949 Kabgayi. Bivuze ko yarashiyongwe mbere y'umwaka wa 1949. Muri icyo kivugo umuhanzi arondora aho Rudahigwa yateye umuhigo hose, aho yakorewe umuhigo hose. Nibwo aboneraho akavuga ko n'abaturage ba Mutende bagiye kumutabaza. Ahagira ati baje kuntabaza natanze abandi guhurura, sinatinya nk'abanyabwoba, nyirasa izuru izuba rijya kurenga, abazungu bankora mu ntoki mwumakije intambara y'ijoro. Icyagihe cy'amariba ya Mutende nyize kumbwira ko hari agaciro zari zifite, aya mariba yari afite nako mu byerekeye guhuza abantu no kubabanisha neza cyane. Urabyibuka? Ndabyibuka. Wabisubiriramo? Nabisubiriramo. Abantu rero iyo bashoraga hano barahahuriraga, rikaba ryari nk'isangano, mbese ni isangano amariba ya Mutende abantu bayahuriragamo. Aya mariba yahuzaga amatungo yahuriraga kuri iri riba, na bene inka aborozi bazo nabo barahahuriraga, n'abashumba bazo bakahahurira bakahaganirira, mbese hakaba ikintu cy'ikiganiro cy'igitaramo cyiza cyaberaga muri aya mariba ya Mutende. Rwose hari hadufitiye umumaro
hongeye rero hagafukurwa iri riba tukarivoma byarushaho kuba byiza sawa mutende yewe rwema avumera inka yewe rwema haraye rero rwema we avumera inka yewe rwema haraye yewe rwema we avumera inka yewe rwema avumera inka yewe rwema we baracurira ngacunda rero rwema we avumera inka yewe rwema izinzo rero rwema avumera inka yewe gasoro namutende rero avumera inka rero rwema haraye rero rwema we avumera inka yewe rwema rwema we avumera inka yewe rwema we gasoro namutende yewe rwema we avumera inka yewe rwema we haraye rero rwema we avumera inka yewe rwema we mu mariba mutende yewe rwema we avumera inka yewe rwema we yaryoheye inka nziza yewe rwema we avumera inka yewe rwema inka zaraharaye rero rwema we avumera inka yewe we uracurira ngacunda rero rwema we avumera inka yewe rwema we gasoro namutende rero rwema avumera inka yewe inka zaraharaye rero rwema we avumera inka yewe rwema sawa karako ndangurura bigwi niyarutuye garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ryicwehe n'akamanangahe yewe ga yaragiye no kwa musinga wehe wizakorenda wehe gahora n'Imana mbega musinga rwizakorenda nkitiyangahe nshuti yambyaye ngo byiyahetse gahora n'Imana mwami w'i Rwanda we